mu Bufaransa hakomeje kuvugwa inama ihateganijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha, l'Afrique des Grands Lacs 60 ans de tragique instabilité. Umuntu agenekereje yagira ati akarere ka Afurika yo hagati, imyaka 60 y'intugunda zoretse imbaga. Hari abasanga ari uguha urubuga abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihe abandi atari ko babibona. Inkuru ku buryo burambuye tugezwaho na Venuste Nshimiyimana uri Londres. Mu biganiro byacu byo kuwa mbere nimugoroba twabagejejeho inkuru ko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Bufaransa ndetse na Ibuka France bahamagarira perezida wa Sena w'icyo gihugu Gérard Larcher kudaha urubuga abo bavuga ko bakwitwaza ubushakashatsi bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo ayo mashyirahamwe yombi ashyira mu majwi cyane n'abanditsi babiri, Charles Onana w'Umufaransa ukomoka muri Kameruni na Judy River umunyakanada. Ayo mashyirahamwe agasaba ko bombi bakurwa ku rutonde rw'abateganijwe gufata ijambo muri Sena yo mu Bufaransa. Iyo nama ikaba izitabirwa kandi n'umunyarwanda Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana waganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Nzayitabira kandi nzayifatamo ijambo kuko ndi mu bayiteguye. Ni inama yo kuganira ku byo dusanzwe tuganiraho kugira ngo abantu nyine bakomeze kungurana ibitekerezo ku mateka yabaye mu gihugu cyacu cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo ari inama ku Rwanda. Jean-Marie Vianney Ndagijimana avuga ko iriya nama itazakoreshwa nk'urubuga rw'abapfobya jenoside nk'uko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Bufaransa na Ibuka France babivuga. Nanjye ahubwo simbona naho babivanye kuko n'abantu batumiwe ntabwo ari abantu basanzwe bapfobya jenoside. Wenda icyo babarega kuko nanjye petition bakoze narayibonye, mu by'ukuri icyo basaba ni uko batwima ijambo. Ntabwo bababuza kuvuga, baratubuza kuko bavuga ngo barabwira Sena ngo ntibigomba kuduha umwanya wo kuvugiramo. Ijwi ry'Amerika rivugana na Gisagara yemera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka bwemewe mu Bufaransa ko namwe mu bufite, ariko icyo batemera ni uko hagira abahabwa urubuga rwo gupfobya jenoside. Kugeza bakeka ko urwo rubuga duhawe muri Sena y'Ubufaransa, igihugu kigira demokarasi, igihugu cyubahiriza amategeko, kuki bafite ibitekerezo bibi byo gukeka ko tujyanwa no gupfobya jenoside yaduhekuye, yatwiciye ababyeyi bamwe muri twe? Kuki bumva ko aricyo kituzinduye? Kuki batakumvamo ko tugiye ahubwo kuvugira inzirakarengane ziciwe muri jenoside? Kuki bafata uruhande rubi? Ariko abashyirwa mu majwi ni babiri, ni Charles Onana na Judy River. Charles Onana ntabwo yemera ko jenoside y'abatutsi yabaye. Ngewe ntabwo iyo numva Charles Onana avuga, ntabwo ahakana ko jenoside yabaye, ntabwo avuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye. Ashyiramo ubundi buryo bwo kubyumva, kongeraho ko hari n'abandi bapfuye muri icyo gihe cyangwa bishwe nyuma. Rero ntabwo ari we wenyine. Nanjye hari article ndende yasohowe n'ikinyamakuru Jeune Afrique, nanjye ni kuri liste ngo abantu bapfobya jenoside. Ese ubundi wowe jenoside y'abatutsi urayemera? Ndayemera. Se ntayemeye nakwemera iki? Niba wemera jenoside y'abatutsi, ntacyo bigutwaye kwicarana n'umuntu uvuga ko nta jenoside yabayeho, avuga ko ari ubwicanyi bw'i mu ntambara? Charles Onana twakoranye za conference nyinshi, hari ibyo ntumvikanaho nawe, ariko ntabwo avuga ngo mu Rwanda ntihabaye jenoside y'abatutsi. Ashyiramo twa nuance, abatutsi ni imiryango yacu. Nka Judy River uvuga ko interahamwe zarimo abatutsi, nawe niko ubibona? Kuba hari abatutsi bivanze mu nterahamwe bakajya kwica abandi batutsi, byo nanjye nabihamya kuko hari nabo erega Judy wenda yabivuze, ariko ntabwo ari byo yarose. Yabibwiwe n'abasirikare bo muri FPR benshi babihagazeho. Kuki abasirikare b'abatutsi bo muri FPR ntawe nari numva avuga ngo barapfobya jenoside y'abatutsi. Ambasaderi Ndagijimana ashimangira kandi ko ntacyo bimutwaye kwicarana n'umwanditsi Charles Onana. Bazaze bamunyomoze niba ibyavuga, kandi nanjye rero avuze ko nta jenoside yabaye impari, ntabwo narwana nawe kandi sinamutuka, ariko namunyomoza kuko ngewe ibyo nzi ko jenoside yabaye, mfite impamvu nabivuga
ntabwo nakwemera ko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga bivuga mpari ngo nceceke. nibutse ko umwanditsi Judy River w'umunyakanada mu gitabo cye yanditse avuga ko interahamwe zarimo abatutsi boherejwe na FPR, naho umwanditsi Charles Runana akaba avuga ko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye, ko ahubwo habaye ubwicanyi bufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara, kandi akavuga ko jenoside y'abatutsi ntaho ihuriye na jenoside y'abayahudi. Ibyo bikaba ari byo bituma bafatwa nk'abafite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside. Ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Bufaransa rikaba ryaratanze ikirego gishinja Charles Runana guhakana no gupfobya jenoside. Icyo kirego kikaba magingo yagikurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'i Paris.